Se Shajori wari umaze iminsi uri he? Mureke sha Pete nkubwira ko narwanye n'ingaryi rwose we ntabwo wabyizera pe. Wasanga bitangiye kugenda bijagura tukaba tutabimenye. Oya wowe banza urebe ukuntu ngana. Urabona koko warwana n'ingaryi kuko n'ukuntu ingana? Aha sawa reka nkubwire ukuntu byagenze rero. Eze sha uri seriyo koko? Cyokora icyo tuzi cyo nuko ntangaryi iri muri ririya shyamba pe. Sawa reka ibyo tubireke. None se Jori warakomeretse rero nimba wararwanye nayo? Umva Petero wana ariko banza utanze neza ugenda unyitiranya sha. Sha ushatse warekera kwiyemera aho ngaho rero. Ako se Pete buriya waruzi ko isi ifite ibibazo bikomeye cyane. Umunsi umwe nagiye muri ofisi yo muri Ikoyi nuko mabona umugabo umwe wakoraga mu biro. Uwo mugabo amafoto y'umugore we yari yuzuye ofisi ye yose. Ahantu hose muri ofisi hari amafoto y'umugore. Kuri laptop ye, kuri telefone ye, ku meza ye, ku ntebe ye, kuri firigo ye, ku gikombe cye, mbega amafoto y'umugore yari ari ahantu hose. Nuko ndangije ndamwegera ndamubwira ngo wa mugabo ukunda umugore wawe cyane rwose pe. Abagabo bose bakagombye kugufatiraho icyitegererezo. Umugabo arangije arandeba arambwira ngo Jori we hari ibintu tumva rwose. Uko ureba gutya muri aya mafoto y'umugore wanjye yuzuye muri ofisi yose, ni akazi ko muri ibi biro rwose nashobora gukora pe. Igihe cyose muye n'ikintu gikomeye cyangwa se nkahura n'akazi kadasanzwe ndeba n'amafoto yose atatse mu biro, narangiza nkahita nibwira ngo niba uyu mugore wanjye nabasha kumwihanganira aka kazi kangana gutya niko kananira rwose. Hahiye koko. Ugizangwe. Sha Jori ushatse wareka iyo mikino yawe rwose ariko numvisha ngo na papa ari kugushaka ibyerekeye ya modoka ye da. Wiki mani nyagasani we wese ubwo yibonye ati. Mutesi rwose niwe wabikoze pe. Ahubwo ushatse wagenda ibintu bitaraba bibi cyane kurushaho. Umva Pete papa w'umundekere ariko Mutesi we arambona tu. Niko Jori genda wicare hariya ndashaka yuko tuganira. Bimeze bite papa? Niko Jori ko nawe nyiramodoka yanjye irangi ryashutseho none ndagira ngo ubwire ubundi niwe warishuyeho cyangwa? Yewe ntabwo nzi ko nimba ndi kumva neza ibintu byo gushishwa kw'imodoka yawe. Cyokora icyo nakubwira cyo cy'ukuri ibyabaye byose sinjye wabikoze pe. Okay sawa none se ubundi ejo imodoka ntabwo yari ihari kandi nimugoroba niyo wayitwaye kandi rwose guhera ubwo ngubwo nta wundi muntu warongera kuyikoraho ngo arayitwara. None ndagira ngo mbwire ni gute irangi ryose ryaba ryagiye rigashishwaho ryose rigashiraho? Uko ngiye rwose nabikubwiye ibyo gushishuka kw'imodoka yongeye ntacyo mbiziho pe. Cyokora byo bishobora kuba ari ukuri imodoka nyine nimugoroba nayitwaye ariko ntabwo ari ngiye washishuye ririya rangi ryashishutse. Hahiye koko. Jori wihakana mushiki wawe niwe wabimbwiye. Mutesi yambwiye yuko ejo wari uyitwaye ukagenda uhobonga igiti cy'amashanyarazi hariya haruguru mu ikona ry'umuhanda. Nibwo nyine yumvisha ibintu bihondagura cyane amaze gusohoka hanze agiye kureba asanga niwe urimo asohoka mu modoka ugiye kureba nimba ikiri nzima.
none ndongera nkubaze kandi wasubiza yego cyangwa oya. None ubundi niwe washishuye imodoka cyangwa si wowe? Uravuga nyine ngo urakeka ko ufite ibimenyetso bigaragaza ko nayishishuye? Nyine nabyumvisha wambajije ngo Jori niwe wanshishuriye imodoka. Ngiye rwose amagambo nakubwiye ndacyashinze hagati ndacyahagazeho. Ibyo gushishuka ko imodoka yawe ntago mbizi. Ngo iki? Asubwo none ubwo urashaka kunyumvisha yuko utize ugenda ngo wange kera cy'amashanyarazi koko? Papa ubundi nyine urabona nende kugerageza gutwara imodoka hari hepfo mu muhanda. Sinzi ukuntu rero vura yanjabutse. Imodoka mbonera gihita igonga ipoto ry'amashanyarazi. Byabaye ariko no muri sinabishakaga nyine. None subwo urashaka kubona no kutize ugenda ngo wange kera cy'amashanyarazi? Ya papa ibyo rwose ntago ari byo navuze pe. Niyo mpamvu nkwibutse ibyo navuze mbere rero. Ibyo gushishuka ry'irange ry'imodoka yawe ntago mbizi pe. Ariko imodoka nyine yagonze cy'amashanyarazi. None hari ibyo byaje gutuma nyuma yaho rirange nyine rigenda rigashishukaho ryose. Yego nyine ndakeka ariko wabibona no muri ubwo buryo pe. Ngo ngukere kusha ubundi urashaka kuva yuko none nakubeshye kutize ushishurira range ry'imodoka noneho? Ibyo rwose ntago ari ukuri. Ikibazo cyawe cyabazaga giti ese Jori niwe washishuye irange ry'imodoka yanjye? Mbikuye rero mu busobanuro buzwi neza na leta. Rwose ko numvishe interuro yawe si njyewe washishuye imodoka yawe rwose. Ipoto niryo ryabikoze. Rwose ubu njyewe nari nahibereye ubwira imodoka yawe yashishukaga irange rwose uvuga. No. Rero nagushubije ngo oya ubwo wambazaga nimba njye washishuye imodoka yawe. Igisubizo rwose naguhaye cyari cy'ijana ku ijana. Mbabarire wenda nubwo nari nabikubwiye kare. Hahiye koko. Ariko shubundi Jori nihe wigiye kuvuga nk'ikigoryi bigeze aho ngaho? Nabikuye kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hahiye koko. Mana nyagasani we Jori uzi n'ibindi noneho. Yewe mbona umwami none umuntu wazancisha pe. Jori amakuru yawe sha? Nukubera iki papa we yatandukanye na mama wawe? Ngiye buriya natekerezaga ko bakundana byasaze. Papa yaketse ko afite undi mugabo. Ngo iki? Ibyo ntabwo bishoboka. Ubwo saho niye yagize undi mugabo? Mu nzozi ze. Sha ushatse wareka imikino kuko ndi mu bibazo bikomeye kabisa. Ibibazo bwo kuki se kandi? Nagiye kubona mbona uruyoka runini uruhande rwo mu rugo. Sha sinzi. Ngo iki? Ngo uruyoka? Yewe kari ibibazo. Noneho wowe ugenda ukoresha umutego buri uri buyifate. Ko nta n'umwe mfite se. Noneho niba nawe ufite genda ku iduka ugure. Sha ndumva nawe igondera n'ukuntu wihagazeho. Noneho ubwo ngende bugutiza uwanjye ugenda uwukoresha. Aho uvuze neza kabisa. Noneho rero ni nkuguha ugenda ufata inyama ntoya uyishyire ku mutego kugira ngo inzoka ize kuza ikurikiye iyo nyama ifata. Inyama? Sha nayo nabona kabisa. Sawa. Noneho ufata agace k'inyama gato cyane. Noneho wishyiramo amavuta makeya nuko uyishyire ku mutego. Yewe amavuta nayo mfite pe. Sawa. Noneho we genda ushyira agace k'inyama gato cyane. Sinakubwiye ko nta nyama mfite ariko. None si ibyo byose nimba ntabyo ufite iyo nzoka irakora iki wanyu? Sha wenda umva nta makuru ufite ku byerekeye iyo nzoka kabisa. Ni nini ku buryo yamera sititawa yose. Rero iyo nzoka niba utabasha kuyica subirayo kuyicira n'ubundi we ntacyo umaze. No.